ntabwo ugomba kuvuga ngo uri enjoyinga opportunities z'iki gihugu kubera ko hari abakivunikiye. Nihagera igihe cyo guhangana n'ikibi, ubwa bwamamare bwawe ubuhishe n'ubugwari, ahubwo kwa kwamamara kwawe kuko ufite abagukurikira, nawe shyira umusanzu wo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside iri gucishwa mu mbuga nkoranyambaga, bwa bwamamare bwawe ndetse no muri bwa buhanzi bwawe, uhange uhangana na bariya. Amashusho yagiye hanze y'umunyarwenya Kanyabugande Olivier wamamaye ku izina rya Nyagiso, akaba ari umunyarwenya wo mu gihugu cy'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatanze gasopo ndetse n'umuburo ku mashusho ndetse no ku munyarwenya uzwi nka Nyagiso, nyuma y'uko Nyagiso agiye kuri TikTok agakora live itajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, kandi tukiri muri icyo cyumweru cyo kuba nta muntu wemerewe gushyiraho ibintu bihabanye n'ibyo turi gukora cyangwa se n'itangazamakuru. Nyagiso we yarenze ku murongo akora ibyo ngibyo rero babyita gupfobya jenoside ndetse no gukereza ibihe abantu bari mu byabaye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi akaba ari gahunda y'igihugu u Rwanda rwose ruba rurimo ruribuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Dufite umunyamabanga ndetse dufite na Nyagiso, dufite n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira, ibyo bavuze kuri Nyagiso ndetse bishobora no kuba byatumye ahamagarwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngo ajye gusobanura iby'ayo mashusho yagaragaye arimo arabyina. RIB rero yavuze kuri Nyagiso wakoze live kuri TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Reka tubanze twumve ibyo umuvugizi wa RIB yatangaje ndetse tugaruke no ku ruhande rwa Nyagiso waciye bugufi agahita asaba imbabazi ku byo yakoze ndetse nawe akemera ko ari icyaha agaca bugufi, kandi buriya usabye imbabazi arazihabwa. Reka twumve rero ko bimeze n'impamvu yakoze ayo mashusho, twumve n'icyo igihugu cy'ubugenzacyaha rubivugaho. RIB yavuze kuri Nyagiso wakoze live kuri TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka umunyarwenya w'umunyarwanda Kanyabugande Olivier, amazina ye bwite uzwi cyane ku izina rya Nyagiso, yasabye imbabazi ku mugaragaro nyuma yo gukora ikiganiro cya live kuri TikTok kitajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni ikiganiro cyabaye tariki 11 Mata 2025 saa 3 z'ijoro, aho Nyagiso yari ari kumwe n'abandi bakunzi be ku rubuga rwa TikTok baganira ku buryo burimo urwenya, ibintu benshi babonye ko binyuranye n'icyubahiro gikwiye ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 31. Mu butumwa yashize ku mbuga nkoranyambaga, Nyagiso yasabye imbabazi kuri icyo gikorwa yakoze. Yagize ati nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze ku itariki 11 Mata 2025. Twagaragaje ibiganiro bitajyanye n'ibihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi bikuye ku mutima. Nsabye imbabazi abanyarwanda bose, cyane cyane abakomerekejwe n'ibyo twavuze muri biriya biganiro. Abakomerekejwe n'ibyo twavuze muri biriya biganiro, yakomeje asaba urubyiruko n'abanyamuryango bo ku mbuga nkoranyambaga kurangwa n'ubushishozi mu byo batangaza, cyane cyane mu bihe by'ingenzi nk'ibi byo kwibuka amateka mabi igihugu cyanyuzemo. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwavuze ko rugiye gusesengura iby'iki kiganiro kugira ngo hafatwe umwanzuro ukwiye. Dr Murangira Thierry, umuvugizi wa RIB, yabwiye igitangazamakuru igihe ko ikibanza ni ugusesengura ibyo yakoze, hanyuma umwanzuro uzafatwa nyuma. Uyu muvugizi yongeyeho ko nubwo RIB ishyira imbaraga mu gukangurira abantu kudapfobya jenoside, hari abatumva ubutumwa neza, bityo hakenewe uburezi buhoraho buherekejwe no gukurikiza amategeko. Bivuze ngo bagiye kujya bahana abantu barenze ku mategeko nk'aya ngaya. Ikiganiro rero Nyagiso yakoze nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira, yavuze ko kigiye gusesengurwa n'igisanga gihabanye n'amategeko cyangwa se kirimo kurengera. Nyagiso ashobora kuza kwisanga mu maboko atarayiwe. Ibyo ngibyo bibaye nyuma y'uko hari undi mukobwa uzwi cyane nka Teta Sandra
wagaragaje ingengabitekerezo ya jenoside nawe wavuze ko atibuka abatutsi gusa ahubwo yuko n'abahutu bishwe muri jenoside. Ibi byababaje benshi cyane bakanavuga ko harimo ingengabitekerezo ya jenoside, kwemeza ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri no gupfobya cyangwa se guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo ngibyo kandi bikaba nyuma y'uko hari undi mukobwa watawe muri yombi wiswa Kayitesi no mu mujyi wa Kigali wakoraga akazi ko mu rugo uvuka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana w'imyaka 23 y'amavuko. Nyuma yo kujya ku mbuga nkoranyambaga ziwe zirimo nka WhatsApp akajya kuri stati akavuga ko ngo mujye kwibuka bene wanyu b'abatutsi nanjye ndaza kwibuka abahutu bishwe muri jenoside. Ni amagambo rero agaragaza ingengabitekerezo ya jenoside yatumye ahita atabwa muri yombi no gupfobya jenoside no kwemeza ko habayeho jenoside ebyiri. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ubwa mbere rutanze umuburo kuri bino byaha no abantu kugaragaza ingengabitekerezo ya jenoside mu gihe bayigaragaje bakurikirwa n'amategeko ndetse baganishwa ingingo ya 5 rimwo ibyaha nyine n'ibihano byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Twikeka ku ishuri 31 rero jenoside yakorewe abatutsi mu gihe turasoza banyarwandakazi mwitwararike kugira ngo mukomeze mukore ibintu bijyanye no kwibuka kandi munashyigikira indwanya n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'izongeye kuba ukundi tuyamagane mu gihugu cy'u Rwanda. Habeho igihugu cy'abanyarwanda pani by'abahutu abatwa ndetse n'abatutsi nk'uko leta ibisaba buri munyarwanda wese. Ndagushimiye cyane rero twabanyagura ku munota wa mbere. Imana igwe ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.